keretse ibyaha byanjye n'amafuti yanjye mbese Yesu ko wanyitangiye kandi nta cyiza nakoze wanciye iki ngicyo wanciye yemunyabyaha nkanjye wari uwo kurimbuka wasize mu ijuru baririmba ibitaramo byiza urabisiga ntiwabyitaho uramanuka uza mu isi urababazwa mbwira mwami n'iki wancaga mwana wanjye gusa wakunzwe urukundo rwinshi cyane ndamanuka va ku bwawe ndababazwa uzabeho wayishyizeho uramanuka urapfa ngo njyewe mbeho urashinyaguri uratukura babazwa mwami mbega urukundo wankunze mu kiraturwa iwanjye wazanyemo imbabazi wadukunze urukundo tutari dukwiye murengezi wihambisha imibabaro ugeze ugupfuye mbwira mwami n'iki wancaga ntacyo mwana wanjye gusa wakunzwe urukundo rwinshi cyane ndamanuka va ku bwawe ndababazwa uzabeho zabone nyinshi nakubiswe ikamba ry'amahwa nambitswe rya cumu nacumiswe cyane ndamanuka va ku bwawe ndababazwa uzabeho zabone nyinshi nakubiswe ikamba ry'amahwa nambitswe rya cumu nacumiswe wari ukugira ubona ubugingo rya cumu nacumiswe wari ukugira ubona ubugingo rya cumu nacumiswe wari ukugira ubona
nacumiswe